igituba ni igitsina imboro ni igitsina cy'abagabo, hanyuma igituba ni igitsina cy'umugore. Niyo mazina tuzi mu Kinyarwanda. amateka sinzi nanjye ntabwo ndi mukuru cyane, ariko uko njyewe mbizi nimba hari ufite ubizi bitandukanye nk'uko mbizi azatubwira. Ariko ubundi uko mbizi amateka y'imboro n'igituba ni ibintu byabayeho kuva na kera na hambere ku bwa Yesu Kristo, ku bamwemera byabayeho. Kuko niba tubyibuka neza turibuka ko harya ni Dawidi yari afite abagore, Dawidi wari ufite abagore 1000. Impamvu nkubwira ko byabayeho no ku bwa Yesu Kristo ni uko kuko Dawidi yari afite abagore 1000, ni uko hari hariho igituba kandi hakabaho imboro. Ni ukuvuga ngo rero iyo ibyo bitsina bibiri bitaza kubasha kubaho ntabwo haba harabayeho umugore. Kandi ikindi habayeho Yesu, kuko hari ibyahujwe bibiri bikora Yesu. N'aba abakurambere bacu babayeho kubera ko hahujwe imboro n'igituba. Usibye ubu ngubu hari kuza filozofi, babyita filozofi yo gufata intangangabo n'intangangore bakabihuriza mu laboratory, bakaba babyara hakaba havamo umwana. Ariko ubundi mu mateka y'imboro n'igituba tuzi ko ari ibintu byabayeho kera ku ngoma ya Yesu Kristo na n'uyu munsi. kuri wowe ubwawe amateka yawe experience ufite dusanze ubuhamya bwawe, Ubuhamya bijyanye n'iki? Ibyo bintu biba ari ibintu biri presine cyane ko ndi umuntu mukuru, ariko ntekereza ko nabonanye n'umugabo bwa mbere mfite imyaka 18. Yego, cyane ko ari nabwo nibarutse imfura yanjye. Nabonanye n'umugabo ufite imyaka 18, nibaruka mu myaka 20. Numva naratwiseye na 19, mbyara mfite 20. Mana yanjye, amateka yanjye si ubungubu ni ibyo nyine tu, ntabyo kubanga amateka ngo nanyuze muri ibi. Narakuze nk'uko undi mwana wese akura, naravutse nk'uko undi mwana wese avuka, ndakura nk'uko buri mwana wese akura, nza kugira igihe ingimbi nk'uko buri mwana wese abinyuramo. Yego, nk'uko buri mwana wese abicamo, ugize amahirwe yo kuba Imana ikimutije ubuzima kugeza mbaye muniga wa mbere twakunye afite imyaka 17. Turakundana, tuza gutandukana, nkundana n'undi munigana, turatandukana, nza guhuza n'uwamubyaje. Turakundana, dukora sexy, duhaginga fan, ku buryo tutateguye nza gutwita. Ibyo bintu ntabwo ari ubuzima buba bworoshye mw'abantu. Reka nkubwire, burya iyo umuntu w'umukobwa yafashe decision kandi ngenda byaye, haba hari ishusho nyinshi, haba hari gukuramo inda, haba hari uburyo bwinshi umuntu yabikoramo. Ariko umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ujya gufata decision akavuga ngo ngiye kubyara, umugabo yaba nyanze yaba atanyanze ngiye kubyara, uyu mwana nzamwizirikaho. Nuko buryo uramuntu aba ari intwari. Simbivugira ko wenda nasamye, n'undi wese dukurikiranye yatubwira, ariko nagira ngo nkubwize ukuri ko umuntu aba ari intwari. Ngenda mutse mfite n'ubushobozi, uwo muntu namuhima. Umwana ufata decision akavuga ati ngiye kubyara uyu mwana wanjye ntitaye ku myaka mfite, ni ukuri ko Imana ijya imuha n'umugisha, maze ntakabure icyo kugaburira uwo mwana. Hari ibintu twebwe abakobwa twishyiramo, sibyo? Ukavuga ati Imana ko mwite uyu mwana nzamugaburira iki, nzamuha iki? Ariko nagira ngo bamenyeshe ko atari mwe mugena, si mwe mugena, Imana niyo igena. Yego. ikintu gitumye uvuga ati namuhinga cyatumye decision uyifata, kandi ibintu byinshi bikomeye ni ukuvuga ngo ngiye ikintu cya mbere, urumva twatugiye deep mu buhamya bwanjye, ariko nanone atari cyane. Njye narasamye cyane ko nari umwana w'imfubyi, na mama nagiraga nta na papa,
yewe nta nakirengera nari mfite usibye kuba buri umwe wenda yamfasha uw'Imana ikoreyemo akamfasha gutyo nza gusama cyane ko nagiriwe n'umugisha kama ababyeyi yego nubwo batambiye ariko Imana nagiriwe umugisha impano y'ababyeyi b'umugisha pe batambyaye ariko ihwana nyine sinavuga ko barenze bo mu maraso kuko buri umubyeyi wagutwisa akakubyara wa muntu ntabwo babyoroshye ariko nagira ngo mbabwire yuko Imana irarenze to icyo gihe ntabwo byari byoroshye nari imfubyi ntawe nari mfite cyane ko nasamye nkimara gusama aho nabaga bakanyirukana umuryango nabaga nkambwira ati ntabwo twatwara kureza uri umwana hanyuma ubu ngubu ukaba utwite ngo tukurere n'intutwite kandi ngenda ndanabyubaha n'ikibikoza se w'umupeti wanjye ati nda ni ukuyikuramo arambwira ati dore ndakiga ariko ngende bizi ko yambeshyaga ko yari afite n'akazi kanakomeye katoroshye ati ndakiga niteguye kuba papa bla bla ibintu nk'ibyo man ndarwana ku mutima nyine biranga pe ko nakuramo umwana arambwira ati kuramo umwana anyereka ubwo aricaye arambwira ati uyu mwana nutamukuramo ahubwo bazakwirukana ari ubinyibwirira aho bakazakwirukana bakuru bawe bazakwanga hana hamwe uzakandagira anyereka ko nzaba igicibwa kandi ko usibye ko nigeze mba n'igicibwa usibye banyirukanye nabaga ariko nabo ntabwo nabarenganya n'ukuri kandi koko nibyo ariko Imana ifite inzira igihumbi nje nibuka umunsi nigeze kumusanga ahantu ndamubwira ati mu by'ukuri wambabariye byibura ukazanjyana kwipimisha byonyine icyo gihe ntabwo byari byoroshye kubyara nta mugabo ufite ngo ujye kubyara nta gipapuro ufite cy'uko utamufite nambwa ntiwambabariye byibura ukazajya kumpimisha arambwira ngo uzijyane nta mwanya mfite wo kuzakugira namubwiye nambwira ati rero nshuti yanjye wambonye nkuze kuva navuka sinzi data sinigeze nanamumenya ko papa wanjye yapfuye ndi umwana sinigeze mumenya mama yararwanya bindwanye ndakura uranamuzi kandi narakuze barambonye nambwira ati n'umwana wanjye azakura atagufite kandi azabaho nuko namubwiye nambwira ati n'umwana wanjye azakura atagufite kandi azakura abeho muhure rwose umwana wanjye nta nicyo atwaye kandi ko usibye ko ntacyo nawe namurenga biba ari ubwoba muniga naratwise ngewe ku myaka yanjye 18 nacuruza agataro gusa kugira ngo leta ikwirukankane na kinyerondo sinzire bahereye ikwirukankane n'agataro ku mutwe n'inda y'amezi 7 noneho nge nari mfite inda nini cyane bakwirukankane wikoreye inanasi bakwirukankane wikoreye voka wikubite hasi wongera uhaguruka cyo kora nge kubw'amahirwe bamonaga nikubisa hasi bagahita bandeka ibyo mvuga ni ibintu by'ubwanjye byambayeho babona nikubisa se gatabagira ubwo bagasubira mu modoka bakagenda ngira ndemeza ibintu yikorera agataro kubw'amahirwe y'Imana itagira urukigera umugabo tutanavugana nta nicyo musaba habe na kimwe nacuruzaga avoka nakubuka inote yanjye ya 2 nkazigama 1000 nkabyiza izindi senkisa izindi nkazizigama nazo nkazizigamira senkisa nkazizigamira inzu cyo gihe guhaha byari byoroshye naguraga ikiro cy'ibirayi cya desa amavuta y'ijana igitunguru cya 50 inyanya za senka umunsi mpaka hanyuma ngafata senkisa nkazizigamira inzu igihumbi nkakizigamira umwana wanjye ku buryo ngewe nagiye kugura imyenda ndabyibuka ngura ibisarubeti 3 kadomane 3 ngura udupampa twa detayi 7 icyo gihe ndabyibuka ngura ibase ya 2 ndavuga ati kabisa njya kubyara noneho ko nari n'umwana naguze n'ikigoma icyo gihe ikigoma cya 2 nyicamo 2 ko nari umwana kandi yari metero 1 nyicamo 2 yawe ngo kimwe cyari kijyana ahantu ikindi ntizindukana kwa ubwana ariko ndangije bw'amahirwe inda yanjye ifite amezi 8 hafi 8 naje gukubitana n'umuniga twe duturanye w'umukireto Imana ijye mu mugisha Junior arangije twamubirije Junior arangije Junior naramuhagaritse mu muhanda kuno biba byagushobeye ndabyuka byari mu kagoroba ngo yashaka kumukoza nyimukorera ataha kandi ubwo indangi yari nini nambu tagerereye nayo ngani Junior nibangaye ko ukeneye umukozi uzajya gukorera mu rugo imbabarira nk'akazi
ati se ubu wagashobora ndamubwira nyamara nagashobora kandi ko ndamubwira nagashobora ndamubwira ati ejo uzaza undebe mu gitondo ngiye muri siporo nta kibazo mu gitondo nagiye jya mbereye imfura Imana yo mu ijuru ijye umugisha utagabanije uwo muniga yambwira ati nzamwembe 15,000 ukwezi wirirwe hano urye hano nyine utahe ubishatse nyine ubona akazi ambwira ati rero mu gitondo nzajya mbana njye kwicururiza avoka nzajya nza 3:00 ati nta kibazo ava gucuruza avoka nkakaraba kubiswikamo akaribaya nako akamariniyeri agenda nkakora nkamesa nkakora umugabo sinzi ukuntu yambonye agira impuhwe kandi yari umwana nawe arambwira ati ntuzongere gufura birakuva akajya ashaka umukozi uza akamesa akadukoropera njye nkicara nkateka wenda hoza n'utwombo nicaye nyine nk'umugore utwite ageze arambwira ati noneho nishyuye umudisiki bana ujye ugenda ufate filime sinshaka kuzongera kubona wicaye ku muhanda nyine wabona acururiza akavuga sinshaka kuzongera kuhakubona ujye uza urebe filime hano wicare hano njye nzakugura n'imyenda y'umwana yo kubyara umuniga yaramfashije ngurana mariniyeri ku buryo n'abantu muri karitsiye bavugaga ngo niwe wanteye inda ngo ni papa w'umwana wanjye nta nyintu urenga banaswikamo mariniyeri tukigendera ku muhanda